ngo nimusabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uzi yuko impamvu wasabaga ntuhabwe ari uko utari uri muri Kristo. Injira muri Kristo, hanze bagiye gushya bakongoke, hanze umuriro ugiye kwaka, amashami meza agiye gushya kandi yaragaragaje imbuto ariko atari muri Kristo. Ndakwinginze nanjye niyinginga, reka dukore utuntu dukeya ariko turi muri Kristo. Tubwirize umunota umwe ariko turi muri Kristo. Turirimbe isaha imwe ariko turi muri Kristo. Tubwirize duhanure iminota 10 ariko turi muri Kristo. Tutewe idisirima. Haleluya. Yesu Kristo w'i Nazareti, ngwino turebe papa, ngwino ndebane na bene data. Turashaka kuguma muri wowe, utwigishe kugumamo, uduhe indangagaciro zo kugumamo, uduhe amavuta yo kugumamo, uduhe ubwenge bwo kugumamo. Mwene data shuti y'umusaraba, ndakwinginze garuka kwa Yesu, ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi, inyuma amashami arimo arashya, inyuma amashami arashya, amashami arimo gushya, kandi Yesu niwe muzabibu w'ukuri. Data niwe nyirawo uwuhingira. Aravuze ngo umuntu utaguma muri we ajugunywa hanze, agashya agatwika. Amashami yumye ni ishami ritari kuri Kristo. Uzanarebe ni ishami ritari ku giti, ese riba rifashe kuki? Hari amatabi, hari amashami menshi yafashe ku miryango. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi umwuka w'Imana akomeze ayobore aganze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. N'ubundi kuri kamera za evangeliste Mukari twakiye umubyeyi Mukari evangeliste prophetesse. Imana y'amahoro imuha umugisha, iramuhamagaye kugira cyangwa se yaramuhamagaye, n'ubu iramuhamagaye, muhamagariye mu mavuta mashya, mu mavuta kuvuga akantu abantu bakasigara bakavugaho amavuta avuguruye. Akavuga se amavuta avuguruye nayaye. Hari igihe amavuta uyateka mu ifiriti ntibibe ngombwa kongera gusubizamo indi, ahubwo bigagusaba kongera ejo wazajya kongera guteka indi firiti ugasukamo amashyashya, iyo firiti biryoshye. Abantu batazi firiti ndababwira ngo ukira. Hari igihe ji uyisukamo amazi ubumve yuko ari abantu aba yabwirije. Bamwe Satani yagize imbata akagabanyukirwa, ngo na Yesu yagiye gusenga yumva yagabanyikiwe. Ubwiye ibyo yabonaga mu isi azarengera, azatabara abantu benshi cyane, kareba amahanga. Nuko aravuga ngo data kikombo cy'ineza, ariko asubira inyuma aravuga ati ariko rero data warantumye bibuko bishaka. Burya Imana ngo nuko ngo marayika aramanuka ngo amuhagarara, ngo ahita yumva nyine arongererwa imbaraga. Rero nimvuga ngo aje mu mavuta mashya, nyabona nimwumve yuko hari ibyaha yaguyemo yenda akabagarutse, ahubwo aje mu mbaraga nshya. Imana yaratubwiye ngo tuzakandagira inzoka na scorpion, ngo tuzavunagura. Yesu eta wifo. Haleluya. Muraho neza. Muraho. Haleluya. Haleluya. Amen. Abantu bari burengerazuba burasirazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali n'agateratera diaspora, ariko cyane reka dusuze abantu bari Rusizi. Amen. Abanyarusizi shalom. Wacu ni kure, utamenye yava namenye yaje. Abantu turabasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane. Abantu bakusabuswa dukore evangeliste Mukari. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Nyabona tubahaye ikaze, turabakunda. Twifuza yuko mwagubwa neza buri munsi, twifuza yuko mwabona uburuhukiro muri Kristo Yesu, twifuza yuko mwatera imbere mu buryo bw'umwuka n'umubiri, twifuza yuko mwakumva Imana igendera muri mwebwe, ikorera muri mwebwe. Twumva imigabane y'ubumana yose yaba muri mwebwe, kandi turabakunda cyane. Tubahaye ikaze mu kiganiro, dusaba umubyeyi kugira ngo abazamure isengesho, abasengere twinjire mu uyu munsi Imana yashize mu mutima. Ikaze. Uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagwisari. Uyu murimo
w'Imana izawuduhembera nitutagwisari. gusenga Ni byiza izabiduhembera nitutagwisari. Uyu murimo w'Imana izawuduhembera nitutagwisari. Urera kandi urakiranuka, uyu murimo ni uwawe. Nitutagwisari uzawuduhembera, nitudacika intege uzawuduhembera. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo sinzacogozwa n'incamugongo cyangwa se abazimbwira, abo nibo bazagwa. Ngo abanzi be bose ngo nibamugarure mu nzira akomeje ijya mu ijuru. Utwigishe gukomeza uyu murimo, kuko nitutagwisari tuzawugororerwa. Nsengeye bene data dufatikanyije urugendo n'abarutangiye n'abakiri batoya, kuko ntawe ukura ngo agere ku rugero yumva ashaka kugeraho, ahubwo twese turacyari mu rugendo. Udukomeze, nitutagwisari uzaduhemba. Imana izaduhembera yuko tutayisuzuguye. Imana izaduhembera yuko bene data tutayisuzuguye. Imana izabahembera yuko mutayisuzuguye. Turagushimiye ko nitutagwisari tuzasarura, kandi uzaduhembera ko tutagusuzuguye. Utwigishe kugukorera hatarimo amarangamutima, hatarimo kompetisiyo. Utwigishe kugukorera tugutinya, kuko uri umuriro ukongora. Ndagusabye nanjye ubwanjye na bene data bose n'abandi uhagurukije, utwigishe kugukorera tutagusuzuguye. Mu izina ryawe ryera sengeye buri wese wumva ijambo ryawe ngo rimumare umubabaro, rimuhumurize, uko niwampumurije nanjye mpumurije abandi. Mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ndabakunda. Reka dusome ijambo. Ubushize ubwo mperuka twaganiriye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 14. Ntabwo ndi bujye kure, ni hafi aho. Turasoma noneho igice cya 15 umurongo wa mbere. Titeri ravuze ngo Yesu acira abigishwa umugani umuzabibu n'amashami yawo. Nkunda amagambo Yesu yivugiye, kuko ni wewe nyir'ubwite. Aravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. Aravuze ngo ishami ryose ryo kandi data ni nyirawo uwuhingira. Aravuze ngo ishami ryose ryo muri we, ni Kristo uvuga, ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo, kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Aravuze ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Aravuze ngo mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Umurongo wa 5 aravuze ngo ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Aravuze ngo uguma muri nge, nanjye nkaba muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Uwo ni Yesu. Aravuze ku murongo wa 6 ngo umuntu utaguma muri we ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Aravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Reka ngarukira aho ngaho, biraryoshye. Kangarukira aha, ubutaha nzongera mpere kuri uyu murongo wa 8, kuko aya ni amagambo afitemo ishurirwa rikomeye.
kuko ndi kumva nshaka ko tuza kuyasengeramo, ariko ukomeze usome n'ingaruka niho nzahera ku murongo wa 8. Ariko reka tuganire ku kiganiro Yesu atuganirije. Ndi kumva umutima wanjye unezerewe, kuko mbanje kumenya umuzabibu arinde na nyirawo uwuhingira arinde, kandi menyemo nanjye icyo ndicyo. Yesu ni umuzabibu, Imana niwe nyirawo, kandi ngo anawuhingire. Hanyuma nanjye namenye ko ndi ishami. Hanyuma umva uko Yesu avuze. Aravuze ngo ishami ryose ryo muri we ngo ritere imbuto. Mana yanjye, ngo aryanganyaho amahaki. Yesu we. Kandi arongera avuga ngo tugume muri we. Reka dushake buryo ki turi bugume muri we. Niyo titire nkuzaniye. Dushaka uburyo tuguma muri Kristo. Hari uburyo bwinshi abantu bibeshaho ko bari muri Kristo, ariko ngewe ngize ihishurirwa. Reka dushaka uburyo tuguma muri Kristo. Turabishaka gute? Icyambere, banza umenye uwo ari we, umenye na se icyo ari cyo, nawe umenye uwo uri we. Hanyuma numara kumenya ibi bintu bitatu kuri aba bantu batatu, kandi ukamenya neza ko ishami ryose ryo muri we ritera imbuto arikuraho. Niba ntera imbuto muri Kristo, ubwo mvuyeho karabana. Aya magambo arakomeye. Yesu adufashe. Turamuhendahenze, tunihanye ibyaha byacu byose, ibyo twibuka n'ibyo tutibuka. Ariko ibyo tutibuka ubwo se bibaho? Ni igihe umwanzi aba yakwibagisha. Wagiye mu bisubizo ukibagirwa ko wanacumuye, ushobora kubyibagirwa. Ariko atubabarire. Iri jambo riduhe kuryumva. Kristo atubabarire. Ngewe mbabarire, sinkurweho, kandi naririmbaga ko ndi muri we, kandi nasengeraga abantu mvuga ngo ndi muri we. Hanyuma aravuze ngo ishami ryose ryo muri we ritera imbuto arikuraho. Iryera imbuto ryose aryanganyaho amahagi. Reka nkubwire, ishami ritera imbuto arikuraho, niryera imbuto naryo aryanganyaho amahagi. Bivuze ngo n'umuntu wera imbuto ari muri Kristo, bivuze ngo n'uri muri Kristo afite ibimuhanda, afite ibyatuma atera izo mbuto. Hanyuma iryera imbuto arikuraho, nako aryanganyaho amahagi. Iritera imbuto arikuraho. Noneho rero afite misiyo imuzanye. Dore ngiyi misiyo afite niyo gukuraho ibintu bitera muri we. Hanyuma indi misiyo afite ni ibintu byera ariko bifite ibi bisahindira. Ikinyarwanda nkoresheje baracyumvara. Ikintu kigusahindira, ikintu kikuvogera, ikintu kikubuza umutekano, ikintu kibuza avoka kwera ni igiki? Kiravaho. Ikintu kibuza umwembe kwera ni igiki? Kiravaho. Ikintu kibuza indimu kwera ni igiki? Baragikuraho. Katika jina la Yesu, Imana idufashe. Ikintu kibuza inka gukamwa ni igiki? Aragikuraho. Ikintu kikubuza kubaka inzu y'Imana kandi uri muri we, aragikuraho. Ikintu kikubuza kutizera, aragikuraho. Ikintu kikubuza kudahamya kandi guhamya kubona, aragikuraho. Arimo arabona kuri uwo mumaro, ariko hari ibintu bishaka gutuma uwo mumaro utagaragara. Aravuze ngo arabikuraho. Uzi ko bikomeye? Kandi arakoresha iki? Ni igiti se, ni icyuma se, ni urushanguruzo se, ni umuhoro se, ni ishoka bayitikira, indyabiti se, ponseze se. Icyo ari bukoreshe cyose kiraba kingana n'ikintu kiguhagitseho. Haleluya. Bivuze ngo Kristo arakoresha igikoresho kingana n'ubunini bw'ikiguhagitseho. Imana idufashe. Aya majambo yumve cyane, nanjye nyumve. Nuvuga ngo niba uhagitsweho n'ikintu gipima toni 20, arakoresha ponseze ipima toni 20. Niba ari hagati k'umushingiriro umushoroda, arakoresha iki se? N'umuhoro.
Kristo arakoresha umvishurirwa ririmo arakoresha ubunini bungana n'ikintu kiguhagitseho, ikintu gituma utera imbuto, aragishakira uburyo kikuvaho, kandi niko avuze, ntabwo ari Mukaribi ubivuze. Hanyuma aravuze ngo kugira ngo urusheho kwera ibintu byose biguhagitseho, arabihagurura, aragira gute? Arabihaguraho. Ni Kristo arabihaguraho. Niba hari umuntu ugutuma utuzura umwuka wera, niba hari ikintu gituma udatera imbere, kandi gutera imbere kwawe harimo gufasha abakene, wabyumvise, kuzamuka mu mwuka kwawe harimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma iyo mbuto rero yo kubwiriza ijambo ry'Imana, aho kugira ngo data yibure ikintu kiri kuyigendaho, aragikuraho, aragihaguraho, agikureho, akijugunye. Aravuze ngo ku murongo wa 5 ngo none mumaze kweswa n'ijambo nababwiye. Ese Kristo yaravuze ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye nzasaba data. Iri jambo ryarakwejeje, ese nge riranyejeje. Imana idutabare cyane. Hanyuma amaze kuvuga, amaze kugira iyerekwa ryiwe kukareba aterekwa, utari indani muri Kristo, niba utari muri guma muri nje, niba utari muri guma muri nje, ugume mw'indani nawe muri wowe, nta mbuto ntazihari, ahubwo ni ikibazo. Imana idutabare cyane. Ahangaha tugira ihishurirwa ryo kwigenzura. Ese imirimo igaragarira amaso y'abantu tuyikora turi muri Kristo? Akabazo wibaze nanjye nibaze. Kristo yatuziye twese, nta wasize. Ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nje. Ahangaha dukura inzira ku murimo. Bivuze ngo password ni guma muri nje, ni Yesu bivuze. 5 ninjye muzabibu namwe muri iki? Amashami. Uguma muri nje nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera iki? Imbuto. Bakozi b'Imana, umuntu imbuto zose mwabonye zigaragara muri Kristo, izo ngizo zizagumaho. Hanyuma n'ubundi aravuze ngo kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ese ubundi niki twakora tudafite Yesu? Wanura udafite Yesu egare kuba nduhira abandi, sibyo ra? Kubwiriza udafite Yesu ubanduhira abandi, kugaburira abakene udafite Yesu, kwambika imfubyi n'abapfakazi udafite Yesu, kuvuga ubutumwa ukamamara udafite Yesu, uba uri kuruhira abandi, wowe uba uri gusigara inyuma. Ariko wirinde gusigara iki inyuma. Ndi kugera ku musozo, aravuze ku murongo wa 6, umuntu utaguma muri nje ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Arasoje avuga ngo nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesu we aravuze ngo umuntu utaguma muri we ajugunywa hanze. Reka turebe abantu uko bangana. Hari urutonde rw'abantu bajugunywe hanze. Ni abantu bataguma muri Kristo, ni abantu batera imbuto. Yesu we dutabare. Ese wowe ntabwo urajugunywa hanze? Ntabwo waba uri kuri tanjante itangazo? Ubu n'ubuhanuzi bukomeye nkuzaniye. Abantu mukunda ko tuvuga indimi tugahanura, ariko nzanye ubuhanuzi butari mw'amazi, ahubwo bw'umuriro. Gahunda ni ukuguma muri Kristo. Niba uri hanze ya Kristo egare kujya mu muriro. Ntabwo ari njye ubivuze, n'Uwiteka Nyiringabo wivugiye aya magambo. Aravuze ngo ishami ryose ritera imbuto rijugunywa hehe? Rijugunywa mu muriro. Aravuze ngo umuntu utaguma muri we. Ese nta byaba byaragukuye muri Kristo? Nta bahanuzi bagukuye muri Kristo? Ubukene ntibwagukuye muri Kristo? Abana byaye ntibagukuye muri Kristo? Umugabo washatse ntiyagukuye muri Kristo? Ese abana washatse, umugore washatse ntiyagukuye muri Kristo? Umushumba wawe ntiyagukuye muri Kristo? Korali uririmbamo ntiyagukuye muri Kristo? Abaguhanuriye ntibagukuye muri Kristo? Ndagira ngo nguhereza andi mahirwe nanjye nyihereza kubwihishurirwa. Gira umwete uturune byihuse, uhita ugaruka indani kugira ngo utajya mu muriro, kugira ngo utajugunywa hanze.
ndakwinginza abo ni abantu bari batumye ucika intege, abo ni abantu bari batumye uhungabana, ariko Yesu aravuze ngo umuntu utaguma muri we ajugunywa hanze. Garuka muri Kristo, harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo umunezero papa, harimo ibyishimo mama. Abantu banze kuguha imbabazi, muri Kristo harimo imbabazi. Ngwino upfukame muri we, mubwire ngo ndaje, namenye yuko utaguma muri wowe, ajugunywa hanze ajugunywa hanze nk'aya mashami yumye, maze akayateranywa akajugunywa mu muriro. Ubwire Yesu uti sinshaka gushya. Abantu muhungu umuriro, nanjye mpungu umuriro, tugaruke muri Kristo, niho hasigaye honyine. Reka nkubwire, amaze kudubwira aya magambo, asoje avuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo nimusabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Uzi yuko impamvu wasabaga ntuhabwe ari uko utari uri muri Kristo. Injira muri Kristo, hanze bagiye gushya bakongoke, hanze umuriro ugiye kwaka, amashami mesi agiye gushya, kandi yaragaragaje imbuto ariko atari muri Kristo. Ndakwinginze nanjye niyinginga, reka dukore utuntu dukeye ariko turi muri Kristo. Tubwirize umunota umwe ariko turi muri Kristo, turirimba isaha imwe ariko turi muri Kristo, tubwirize duhanura iminota 10 ariko turi muri Kristo, tutewe idisirima. Haleluya. Yesu Kristo w'i Nazareti, ngwino turebe papa, ngwino ndebane na bene data. Turashaka kuguma muri wowe, utwigishe kugumamo, uduhe indangagaciro zo kugumamo, uduhe amavuta yo kugumamo, uduhe ubwenge bwo kugumamo. Mwene data shuti y'umusaraba, ndakwinginze garuka kwa Yesu, ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi, inyuma amashami arimo arashya, inyuma amashami arashya, amashami arimo gushya, kandi Yesu niwe muzabibu w'ukuri, data niwe nyirawuhingira. Aravuze ngo umuntu utaguma muri we ajugunywa hanze, agashya agatwika. Amashami yumye ni ishami ritari kuri Kristo. Uzanarebe ni ishami ritari ku giti, ese riba rifashe kuki? Hari amatabi, hari amashami menshi yafashe ku miryango. Ubundi wowe ufashe he? Wowe ufashe he? Mukaribi yafashe he? Aho ni waba ufashe kuri anko wawe, aho ni waba ufashe kuri muyomba, aho ni waba ufashe kuri pasiteri, aho ni waba ufashe ku idini, aho ni waba ufashe kuri sogokuru, aho ni waba ufashe kuri iyo etaje papa, aho ni waba ufashe kuri uwo mugore wawe. Hedi wade kosinima shelape lafo Kirasiya pasiwade nimwe nukuba ufashe kuri Kristo. Imana ihimbazwe. Iri jambo rikubera ubuhanuzi bukomeye, kuko n'ubuhanuzi Yesu aguhaye we ubwiwe, niwe byivugiye, ntabwo ari Libiya. Oya nanjye ahubwo nungutse ubwenge, ngiye kugenzura ndebe uwo narifasheho, ningira amahirwe uko umutima wanjye ubimparimiriza ko nafashe kuri Kristo. Yesu ni byose umufite, urusha wese rekira drome, dore ni wagana. Yewe urwaye fata kuri Kristo, yewe wihebye fata kuri Kristo, yewe ushonje fata kuri Kristo. Byigana ukore kuri Yesu. Dore wa murwayi wari ku kidendezi yafashe kuri Kristo. Yesu aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Wa mugore wari umaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva, yafashe kuri Kristo. Imaze ikidendezi cy'isoko y'amaraso kirakama. Imana idutabare cyane. Anani siwirima, Daniel mugobo rw'intare yarafashe kuri Kristo. Ubundi wowe ufashe he? Wowe disciple wowe ufashe he? Wowe ufashe he? Mushumba ufashe he? Muvuga butumwa ufashe he? Muhanuzi ufashe he? Muririmbyi ufashe he? Ko hirya hari umuriro, imbere hano umuriro, inyuma hano umuriro, uruhande rw'ibumoso ni umuriro. Ku muntu udafashe kuri Kristo, dore aratawe. Ni Yesu bivuze. Ndaguhendahenze nanjye niyinginga. Yewe wavuze ngo uzakizwe ejo, cyangwa ngo uzakorera Imana ngo ari icyo yakoze. Ese ufashe kurinde? Bivuze
ngo ufashe ku nzu, inzu rero ni utayibona ese ntabwo uzajya mu kanya gato, ariko fata kuri Kristo, niho hari urufatiro, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ryabaye rikomeza imfuruka. Fata kuri Kristo, nakubera ishami, nakubera umuzabibu, nawe ukaba ishami, uzera imbuto. Abavuze ngo ntacyo uzimarira, uzakimarira. Abavuze ngo ntuzagera kure, uzagera kure. Abavuze ngo ntuzabyara, uzabyara. Abavuze ngo ntuzubaka urugo, uzarwubaka. Abavuze ngo ntuzagera kure, yewe mushumba we, abavuze ngo ntaho uzagera, uzahagera. Abakwicaze bazahaguruka wicara. Hebi wisa padi forema stars nima, urufatiro ni Kristo. Azakwicaza. Baravuze ngo ntuzicara, azaguhekesha. Baravuze ngo ntuzaheka, azakugendesha amahanga. Baravuze ngo ntuzayagenda, barashatse kukuzimya, azakuvugutira ubu umuriro. Urufatiro, fata kuri Kristo. Imana ihimbazwe. Yesu turagukunda kuko wadukunze kera, ukemera witanga, ukabumbura igitabo cyarananiranye ku bakerubi n'abaserafi, ibizima byose, ariko wowe ukakibumbura, ukihesha icyubahiro. Turasenze muri ubu buhanuzi bukomeye uduhaye. Abantu benshi bafite aho batabitse, ariko Uwiteka, ishami ryanjye na bene data turishize muri wowe. Utwigishe buryo ki twamenya statistike yo kugira ngo rifate rikomere. Uduha ubwenge n'ihishurirwa ryo kugira ngo dufate kuri wowe. Imana ihimbazwe. Utwigishe kugufataho, kugukomeraho. Ibintu byose turabirekuye, ibyo twiringiye turabyanse, dukunze wowe. Ntabwo tuzongera kukubangikanya, kuko twamaze kumenya ko ishami ryose resiwe nirita ritera imbuto, hedistika riratabwa. Ntabwo dushaka gutabwa. Abatawe turabagaruye, bahandi mahirwe nk'uko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Bahereza amahirwe, bongere bashibuke, bashibukire kuri wowe. Resore fayinima raseregrere. Imana we, hene kutayasiya, ndiriye bene data, nanjye niborogera. Iri jambo ryawe ntiridusige gutyo gusa, ahubwo ribyara imbuto, ribyara ubuzima, ribyara agaciro. Ijambo ryawe niritwese, niridutunganye kandi ritugeze kure. Sengeye abagabo ibyo bari batabitseho, baza batabike kuri wowe. Hari abatabitse ku bagore b'abandi, abandi batabika ku bagabo b'abandi, abana batabika ku babyeyi, ababyeyi batabika ku bagabo babo, abagabo batabika ku by'isi. Here wirigiri disansoma hayasiri demenikota. Ariko turashaka ko dufata kuri wowe. Shema yisire grome here foredraye. Ishami ryose ritera imbuto, urarijugunya, igera imbuto, ukaryanganya amahage. Sengeye abagabo bavuye mu ngo zabo, ubona ko bakwera imbuto, ukure hariya amahage. Sengeye abagore badesiri sansoma, ubona ko bakwera imbuto, wanganyeho amahage. Abakobwa wanganyeho amahage, abashumba wanganyeho amahage, abaririmbyi wanganyeho amahage, abapastora wanganyeho amahage, abahanuzi wanganyeho amahage. Shelewinista hedipa izonema, ndakumvise ma hegudista winima sheregire drome. Abana wanganyeho amahage. Umuntu wese ubona wakwera imbuto, n'uwigeze kuzera akajya kure yawe, wanganya amahage, utwanganyeho amahage. Amahage uyakureho, aya mezi uyakureho, uyu mwaka ukureho amahage. Dutambuke itorero ubona rigufitiye umumaro, ukureho amahage. Ayesiwe reba erekorasa shenewa
rafore yazi rebodike tandosire hayasandokita ubukwe mwami ubona bwagira umumaro ubukureho amahage hene kusita ibintu byose abarwaye indwara ubona ko bakwera imbuto bakagira umubiri muzima bakagukorera ariya mahage uyakureho ugenda muri bizinesi zigufitiye umumaro wanganyeho amahage ugenda mu banyamakuru bagufitiye umumaro wanganyeho amahage Yesu we itorero muri rusange ubona umuntu ugufitiye umumaro umwanganyeho amahage abashumba muri rusange igihugu cyacu yedesikuta yasiya ucyanganyeho amahage maze gisigare gifite umumaro muri byose heta kusiri wanda sherebre de manta erisirigrere abo satani yatwaje urushundura ubona ko bagira umumaro ukure hayo mahage wongere ubagarure mu murimo abasinziriye ubabyure mana we ingeri zose impande enye z'isi ukureho amahage abantu bakuvuge abari kure n'abari hafi abari mu mahanga ubagirire neza kandi buri wese asengere mu ijambo rivuga ngo ikintu cyose cyatuma ntera imbuto unyanganyeho amahage turagushimiye mana kutugiriye neza kandi ukaba uje gutabara bidatinze kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu amina. Ndabakunda ni umukobwa wanyu Mukaribiya Pasikazi hepfo y'ijambo ry'Imana urahasanga nimero yanjye. Imana iduhana umugisha.